Ndabaramukije cyane banywanyi b'Inkomane TV. Jyewe basuhuza nitwa Kerirwa Mapera. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi twagaruka ku masano yo mu miryango, aho tugiye kurebera hamwe amasano tuba dufitanye n'abantu tubana mu miryango yacu migari uko ibimeze. Ikintu cyitwa isano dufitanye mu miryango yacu ni ikintu kigari cyane. Niyo mpamvu tugiye gufata uduce kugira ngo tubashe kugenda tunonosora ibyo tuba dupfana n'abantu batandukanye. Reka duhere ku ruhande rw'umubyeyi ubyara umuntu w'umugore. Wowe wabyawe n'uwo mugore, uwo mubyeyi umwita mama. Benshi bavuga mama, abandi bakavuga mamayi, mamaye, abandi bakavuga mama wanjye. Ibyo byose ntabwo ari byo, cyane cyane ibyo mamaye, mama murabyumva ko atari n'ururimi rwacu rw'ikinyarwanda cyangwa urunyarwanda. Ijambo nyaryo ni mama, kuko muri aya magambo yombi mama harimo kuvuga umubyeyi, noneho n'amayindi kavuga ko ari uwawe. Hanyuma jyewe iyo muvugaho mwita nyoko. Ntabwo mvuga nti mama wawe cyangwa mamayi wawe, sinzi n'ibindi byinshi bashobora kuba abantu bagenda badukana bamwita, ariko aba ari nyoko. Iri jambo sinzi impamvu abantu barigiraho ikibazo, ariko ryagiye risigara ahantu henshi, nk'aho umuntu avuga ati nyogokuru, aho haba harimo nyoko, nyoko bukwe biba bikirimo. Ariko byagera ku mubyeyi ubyara umuntu, iyo ugiye kumuvuga ukavuga ati uyu ni nyoko, abantu bafite ukundi kuntu babyumva, ariko nta gitutsi kirimo, nta kindi kirimo. Ni ukuvuga ngo undi amwita mama, wowe iyo umumubwira uvuga uti nyoko. Noneho iyo tumuvuga turi babiri, tuvuga uwundi mubyeyi ubyara undi muntu, tumwita nyina. N'iri jambo naryo abantu ntabwo bakunze kuryitaho, basa naho baryirengagiza, ariko kuko ari ijambo ryacu rikwiriye kujya rivugwa, nk'uko umuntu ashobora kuvuga ati nyina w'umuntu. Ayo mazina aritwa abantu, bishatse kuvuga ko umuntu aba ari mama, nyoko, nyina. Twajya ku kandi kantu isano nanone ishamikiye kuri nyoko cyangwa mama cyangwa nyina. Ni umugore cyangwa umukobwa uvukana n'uwo uwo wita mama, jyewe uwo nakwita nyoko, cyangwa uwundi wo twakwita nyina. Uwo mugore cyangwa umukobwa aba ari wowe umwita mama wacu, hanyuma jyewe nkamwita nyokowanyu. Iyo tuvuga uwundi muntu tukavuga nyinawabo. Iyindi sano umuntu afitanye n'umuryango wo kwa nyina, aba ari umuhungu cyangwa umugabo uvukana na nyina, ari we witwa wowe uwo mugabo umwita marume. Hanyuma jyewe iyo mukubwira ko ari nyokorume. Hari abandi benshi bavuga nyokoromi, nyokorome, ni byinshi, ariko ni nyokorume. Noneho iyo tuvuga uwundi muntu tukamwita nyirarume. Niko ururimi rwacu ruteye, kuko birimo n'imiziro myinshi. Umuntu nyirarume w'umuntu ni umuntu ukomeye cyane mu buzima bwe. Iyo ufite nyokorume, kugira ngo mubonane hari impano aguha, ni ibintu byinshi. Wenda ubu ngubu ntibakibikora, ariko habaho utuntu twinshi agomba kugaragariza. Wowe umwubaha bisanzwe nk'umugabo uri mu muryango wanyu, nk'umugabo musaza wa nyoko. Ni bisanzwe kubaha abantu bari mu miryango, ariko we agira icyubahiro cyinshi
urukundo rwinshi akugaragariza, ntabwo ari icyubahiro, urukundo rwinshi akugaragariza. Nagerageje gushakisha impamvu ba nyirarume b'abantu bahatirwa kugira ibikorwa by'urukundo byinshi bagaragariza abishywa babo. Iyo sano nayo tuzayigarukaho, ariko nasanze impamvu narayibuze, ariko nkeka ko kubera ko mu Rwanda twabayeho mu buzima bwo kurwana intambara nyinshi, kandi abagabo bakaba ari bo bagerera, ari bo bajya ku ngerero, abenshi bakanagwayo. Kugira ngo umwana mu muryango agire umugabo azakurana, amwigisha, amwitaho, ashobora kugira ibyago, ise agapfa, se wabo akagwa ku rugamba, ariko noneho undi mugabo wa hafi aho ngaho ni nyirarume. Nyirarume akaba ashobora kumugiraho inshingano, akamurera, akamukuza. Kandi kugira ngo urere umuntu nuko uba umukunda nawe akakwiyumvamo. Muzi neza ko abantu iyo turi mu miryango yacu, nabyo reka tubivuge kuko turavuga ibintu bijyanye n'amasano. Iso ashobora kuba afite undi mugore, noneho uwo mugore akagufata, akaguhana bisanzwe, agahana umwana bisanzwe, ariko kubera ko haba harimo akantu ko atari we ukubyara, atari we ubyara uriya mwana, abantu bakagira uko babibona, n'umwana akagira uko abibona, kandi ari umuntu mukuru uhannye umwana ari ibintu bisanzwe. Bigatuma rero nakuriya guhanwa kutagira icyo guhindura kuri uyu mwana, kubera ko yiyumvamo ko uriya muntu atari uwo kumugirira neza. Nkeka ko ariyo mpamvu, kubera ko uyu nyirarume w'umuntu aba ari ku ruhande rwo hirya rwo kwa nyina. Kenshi n'umugabo, umugore yashatse, ashaka no mu miryango ya kure. Noneho kubera ko umwana aba atazi cyane abo ku ruhande rwa nyina, aza abo ku ruhande rwa se, umugabo ukomoka muri uwo muryango ari wo musaza wa nyina aba agomba kugaragariza urukundo rwinshi uyu mwana, kugira ngo habaye hari amakuba, isi atabayeho cyangwa se wabo, uyu mwana ashobora kuzarerwa na nyirarume kandi akamurera amwiyumvamo. Nibwira ko ariyo wenda mpamvu yatumye ba nyirarume b'abantu bahatirwa kugira ibikorwa by'urukundo byinshi bagaragariza abishywa babo. N'ubu ngubu ubona abana benshi bakunda ba nyirarume cyane, ni ibintu byiza cyane. Iyo niyo mpamvu numva bashobora kuba barabigenje batyo, ariko n'ufite iyindi mpamvu azi yazatubwira, nayo tukayigeza ku banyarwanda bagenzi bacu bakayimenya. Iyo ni isano yo kwa nyokorume, ari we wita marume, ari uwundi twakwita nyirarume. Iyindi sano ni umwana wa nyokowanyu cyangwa uwo wita mama wawe. Ahangaha ndagira ngo ngire ikintu nsobanuraho. Mu bimwe mu bintu biziririzwa cyane ni uko umuntu yashyingiranwa na mushiki we kwa nyina wabo, cyangwa umusaza we kwa nyina wabo. Uretse no gushyingiranwa ko kizira, n'ubusambanyi nawe nabyo ntibyemewe, kuko afatwa nk'aho ari mushiki wawe cyangwa musaza wawe nyawe. Abantu benshi babifata batyo, ariko impamvu nta yindi. Isano nizo zibuzanya abantu gushyingiranwa. Nyokowanyu abana ashobora kuba yababyaye mu muryango wundi, yababyaye niba uri umusinga yamubyaye, we yababyaye mu bega. Ni ukuvuga ngo bariya abana ni abega, mwebwe muri abasinga. Rero mwakabaye nta kibabuza ku bana, cyangwa mushobora kuba mwese muri n'abasinga cyangwa muri abega, ariko igisekuru kitari kimwe cya hano hafi. Ariko iyo usesenguye imibanire y'abanyarwanda, harimo akantu nanone. So cyangwa so wanyu
ari we murumuna cyangwa mukuru wa so, baba bemerewe kurongora nyokowanyu cyangwa ba nyokowanyu. Kubera ko abanyarwanda baba babizi ko abantu bakubagana, ashobora kuba ataramurongoye, ariko mu by'ukuri umwana yabyaye ari uwe, kuko ntabwo bazirana. Biremewe ko babana, ko bashyingiranwa, bigatuma rero ashobora kubyara umwana akaba yanamubyarira mu yindi nzu, abantu bibwira ko ari umwana w'ahandi, akabarwa ko ari uwo mu wundi muryango, ariko mu by'ukuri ari musaza wawe giti cyangwa ari mushiki wawe giti, wo kwa so cyangwa wo kwa so wanyu. Bigatuma rero abanyarwanda barabirebeye kure, baravuga bati kirazira. Nubwo yaba yarashatse mu bundi bwoko, mu yindi nzu, ntabwo byemewe, kuko ntiwamenya ibanga riba hagati y'umuntu na mugenzi we. Ntiwamenya, bashobora kubika iryo banga, ariko mu by'ukuri uriya muntu ari umuvandimwe wawe, bigatuma mushobora kubyara abana b'ibimara, kuko uba ushatse mushiki wawe cyangwa musaza wawe giti. Iyo niyo mpamvu rero numva yatumye biziririzwa cyane, bijya binihanangirizwa abantu cyane mu miryango, ko umuntu adashobora gushaka gushyingiranwa n'umukobwa cyangwa n'umuhungu wa nyinawabo. Aha rero tubonamo iyindi sano yo kwa nyina w'umuntu, ari we umwana wa musaza we. Uwo musaza we ari we nyokorume. Umwana w'uwo musaza wa nyoko ari we nyokorume aba ari mubyara wawe, nawe niko kwita kuri mubyara we. Iki ngiki rero ndongera ngaruke ku cyo tuvuze mu kanya kijyanye no gushyingiranwa hagati y'abantu ba nyokowanyu, abana ba nyokowanyu, ko bitemewe ko mushyingiranwa, ariko biremewe ko mushyingiranwa n'abana ba musaza wa nyoko, ari we nyokorume, abana be ari bo babyara bawe, biremewe. Ahangaha rero harimo ihurizo, ariko turarisobanura, turivuge uko rimeze, turebe n'imitekerereze y'abanyarwanda ku bijyanye n'amasano. Nyokorume uwo nguwo aba ari muramu wa so, n'abashiki ba so aba ari baramube. Kandi twabonye ko umuntu yemerewe gushyingiranwa na muramu we. Ni ukuvuga ngo birashoboka ko nyokorume, uwo muntu wita marume, yaza iwanyu kwa sogokuru wawe ubyara so, agasabayo umugeni, akamuhabwa, kuko ari mushiki wa so, kuko ari muramu we. Noneho babyaye umwana, wemerewe gushyingiranwa nawe, kuko abanyarwanda isano bagiye bayigereka cyane ku mubyeyi w'umugabo. Bitugaragariza ko natwe turabizi ko abanyarwanda ntago bari batubutse, noneho bakabona ko kugenda bashyira inzitizi ku mpande zombi, ku mubyeyi w'umugabo ari we so n'umubyeyi w'umugore ari we nyoko, baramutse bashyizeho inzitizi, abantu benshi babura aho bashyingiranwa nabo. Niyo mpamvu babigeretse cyane ku mubyeyi w'umugabo, kugira ngo abe ari we ufatwaho iyi sano iri hagati y'abantu. Ahangaha rero harimo indi sano y'umugabo wa nyokowanyu. Uwo mugabo umwita data wacu, umwubashye, ariko uba wemerewe no kubisobanuka, avuga uti uriya ni umugabo wa mama wacu. Ariko mu buryo muri nko mu misango, muri ahantu, uravuga uti rwose uyu ni data wacu, biba byemewe, ntabwo uba ukosheje, nta nubwo uba ubeshye, aba ari so wanyu, uwundi nawe tukamwita se wabo, kubera ko yarongoye nyoko wanyu. Reka mpinira ahangaha, ibiganiro byacu by'ubutaha tuzakomeza kugenda dusobanura aya masano n'imiziririzo irimo hagati muri aya masano, kugira ngo tubisobanukirwe neza. Mbashishikarize subscribe
kuri iyi channel yacu Inkomane TV. Ndabashimiye cyane, mugira amahirwe n'imigisha. Nitwa Keri Rwamapera.